none ubu we na Bosco Empire niwe murimo murashwana mwafatanye ku gakanu ndetse kavuga yuko waba warasambanyije cyangwa wararyamanaga n'umugore witwa Liliane ariko uyu Liliane akaba ari nawe wasomye ijambo ry'Imana mu gihe wagiraga anniversaire hamwe n'umugore wawe. Ikibazo cyawe na Bosco kimeze gute? Papa bitangaza no bitangaza nyuma yuko Korode erega buriya nta muntu kwisiteye nta muntu udakosa. Nta muntu udakosa ahubwo no ikibi no kugira ngo umenye ngo ikosa ryabaye ndarikemurane cyangwa se ikosa ryabaye ndaryitwara muntu. Korode aza kuri kamera akavuga ari amagambo ku Ikaze TV Rwanda avuga ku byo yakoreye uri muryango wa Mabitangaza cyangwa se umuryango wa Bitangaza na Mabitangaza yavuze byinshi byababasha abantu. Ntacyo mpfa nawe yego hari cyo ntekereza Age ruhandi ntacyo mpfa na Bosco Empire. Icya kabiri uvuga ko nasambanyije cyangwa naryamanye na Mukabategeriyane ntabwo naryamanye na nyina. Nifuje guhuza umuntu bita Pastor Claude n'umuntu bita Pastor Mutesi Prudentienne. Aba bantu nifuje kubahuza biranga kandi narabishakaga pe biranga ariko anytime nimba umuntu bita Mutesi anyumva Pastor Mutesi nimba umuntu bita Claude azajya mbona mu biganiro azamfashe nge nzabahuze n'umuntu bita Pastor Mutesi gose azampa umwanya mbahuze aba bantu. Mubwira ni buriya baca umugani ngo ihene mbi ntawe yirera hinziza. Bivuze ko ushobora kuvuga kuri muzima nta kibazo ufite ukazagenda upfa gake gupfa ndi kuvuga ni mwumve ko ari gupfa no kuvuga no guhinduka ukagenda ukora ibidakorwa. Hello my people, hello mwese, reka mbasuze mbifurize icyumweru cyiza, mbifurize icyumweru gihire mwese aho muri. Nizere ko aho muri munce zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda mumerewe neza cyane. Abasenze uyu munsi ku cyumweru Imana nizere ko yabahaye umugisha mu byo mwari murimo masegesho mwakoze. Nizere ko Imana yabahaye umugisha. Abana namwe mwasenze ejo ku isabato ndizera ko namwe mwaguwe neza mwahawe umugisha. Kwa gatanu nabwo yari Juma ku bayisilamu nanababwira ni salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abo bose ni abasilamu. Ikindi nizere ko abantu bagize Assumption ku bakatolike namwe mwagiriwe ubuntu mwahawe umugisha kurura muso kwa gatanu. Reka rero mbanze nshimire ko nzaya ntangira nshimira akenshi abantu mwakoze subscribe. Reka nshimire abantu mwakoze subscribe 100%. Jewe nzaya mbaha respect. Iyo uje ugakora sub kuri chaîne ubuvuga uti iyo byose ibintu uyu muntu akora biranshimisha biranyubaka binyereka ko bitwubaka. Noneho bikaba karushije ugakora na comment rero. Comment none gatinyereka ko wa muntu noneho ibyo byose byabina bikurikira. Bikaba karusho kurushaho none yukoze like kuko buri yukanze like harya hasi kuri ka kantu k'igipfunsu gakanda like. Buri abari miribanga rimwe ry'ubwenge. YouTube bituma igwa recommendation bituma ibona yuko abo bantu bakunze ibiganiro byabo. Nicyo bivuze rero niyo mpamvu ntangira mbashimira kandi nabahaye promesse les fans les subscribers mwese aho muri mwakoze subscribe kuri chaîne yanjye nitwuzuza amasabu 100,000. First of all reka twanze twuzuze abasabu 100. Nituramuka twuzuza abasabu 100 ngende ebo yuko buri muntu wese azabona gift. I promise them umuntu wese ukoze subscribe nzamuhereza gift izamugera kuko ndabibona iyo mfunguye kuri YouTube mpita mbona abantu bagiye bakora subscribe nahera ku murongo. So niyo mpamvu rero bakuraje ube mu bantu bazahembwa. Ikindi bakuraje kugira ngo ubone notification zacu. Ngewe ntago nshaka kuza kwicara hano nje kugira ngo tuganire ku busa. Mbanje kugira ngo tuganire ku bintu bitwubaka. Kandi ibintu bitwubaka sometime biba byiza iyo biganiriye ku bantu nabo bakabona ko bibubaka. So ngiye gutangira ikiganiro rero. Ikiganiro cyo gukora uyu munsi noneho ni ikiganiro gisa nkaho ari icyubaka ku bantu bagiye batandukanye. Sinzi wenda inzira nabinyuzamo murasa no kuduha idea kugira ngo turebe icyo twakora. Hari umuntu twaganiriye arambwira ngo kubera iki abanyarwanda turi babi. Namwese gute ati amastori y'ibintu runaka. Ndavuga rero muvande uko isi yubatse nuko abantu bateye. Iyo umuntu yavuye mu nda ya mama we
akaba umwana akiri umwana nta kibazo bafite. Iyo amaze gukura hari byinshi bigenda bihinduka, swat abo bagendana, swat area rimwo, swat ibyo akora, abo bakorana. Ndamubwira ni buriya baca umugani ngo ihene mbi ntawe uyireraho inziza. Bivuze ko ushobora kuvuka uri muzima nta kibazo ufite, ukazagenda upfa gake gake. Gupfa ndi kuvuga ni mwumve ko ari gupfa, no kuvuga no guhinduka, ukagenda ukora ibidakorwa. So rero ndamubwira ni isi niko iteye, ibintu bihora ari gatebe gato. Cyangwa umuntu arwara ejo agakira, umuntu agakena ejo agakira, umuntu akagira gutya, ni uko isi iteye. So rero njyewe ikinzanye kugira ngo tuganireho, ndagira ngo noneho mvuge ku kintu bimaze iminsi biteye isoni, bimaze iminsi biteye agahinda, ibintu biri gutrendinga. Maze igihe nkore ku nkuru za Pastor Claude, naravuze ko nazongera kumwita pasiteri. Maze igihe nkora ku biganiro bye, umuntu bita Claude Niyonzima, nyiri Ikaze TV Rwanda, ndetse n'umuntu bita Joel n'umudamu we Mama Bitangaza, dore ko bita Papa Bitangaza, Mama Bitangaza. Aba bantu maze igihe nkora inkuru zabo nk'ebyiri. Ikindi sinibazaga neza ko, nta nubwo natekerezaga neza ko aba bantu bagombye guhangana ku rwego rw'uko umwe asa nkaho yambitse undi ubusa. Ngewe hari igihe ibintu bibaho nkumva mfite ubushobozi, nagahuje umwe ku wundi, nkabahuza, narangiza kubahuza bakiyunga. Ariko bitewe nuko buri muntu aba agifite reactions, ndi agifite umujinya, ntago wapfa kubahuza. Gusa kuri side imwe muraganira n'undi mukaganira ukumva iki cya mbere. Nifuje guhuza umuntu bita Pastor Claude n'umuntu bita Pastor Mutesi Prudentienne. Aba bantu nifuje kubahuza biranga, kandi narabishakaga pe biranga. Ariko anytime nimba umuntu bita Mutesi anyumva, Pastor Mutesi, nimba umuntu bita Claude azajya mbona mu biganiro, azamfashe nge nzabahuze n'umuntu bita Pastor Mutesi. Rwose azampa umwanya mbahuze, bahuza aba bantu baraga. Rero Papa Bitangaza na Mama Bitangaza, nyuma yuko Claude, erega buriya nta muntu kwisiteye, nta muntu udakosa, nta muntu udakosa. Ahubwo nuko ikibi ni ukugira ngo umenye ngo ikosa ryabaye ndarikemura nte, cyangwa se ikosa ryabaye ndaryitwara mu nte. Claude aza kuri kamera akavuga ari amagambo ku Ikaze TV Rwanda, avuga ku byo yakoreye uriya muryango wa Mama Bitangaza, cyangwa se uriya muryango wa Papa Bitangaza na Mama Bitangaza. Yavuze byinshi byababaje abantu, byababaje abantu batari bake. Nanjye byarambabaje pe. Ndavuga ntago umugabo nk'uyu yarakuri kuza gusebya umugabo mugenzi we, cyangwa se umuryango nk'uriya ngo usebye. Ntago byari sawa pe. Ariko tujye tukoma urusyo, dukome n'ingasire, tuvuge duti ese ebi twabihoramo bikaba biri kubaka iki? Bo hari ikintu kimwe nabonye abantu bakurikirana bavuga ngo ni views kuri YouTube zaragakoze. Umuntu ugasanga ntabwo ashobora gureka ikintu ngo kigira limit, kicara kiri ameliorated, kiba bagikoraho kugira ngo bagumye ngo babone views. Ariko turi kwirengagiza ahazaza h'Abanyarwanda muri rusange. Reka mbabwire, imyaka Claude afite ntazi, ariko itari munsi ya 50 bikurikije na physical appearance ye. Imyaka Joel cyangwa se Papa Bitangaza afite itari munsi ya 50 bikurikije nawe appearance physical yiwe. Imyaka Mama Bitangaza afite ndetse n'abandi barimo Pastor Mutesi, barimo n'abandi bagiye bari muri iyo myaka. Sinibaza ko cyari igihe cyo kuba harimo ihangana riri kuri urwego. Ugasanga umwe ari tumundi mbwa, ugasanga umwe ari aratukaba abantu kuri ba nyina, ugasanga undi arimo aravuga ibintu numva bisebeje, bisa nkaho biteye ubwoba. Ibi bintu rero ukibaza ku myaka ngiye mfite, ahubwo ndabireba bikantungura. Noneho hari ikintu kimwe abantu bakuze cyangwa se abantu nk'abo bari muri iyo myaka birengagiza. Ibintu bigira igihe bikarangira, bigira limite.
ugera igihe ugasaza cyangwa ukagera igihe ugacika intege bya bindi utakibikora. Ese anytime bino bintu uzabikora